Hey guys, mumeze mute? Amazina ni Asna Juliet nk'ibisanzwe, nagarutse nk'uko mumenyereye kuri iyi channel, nsanzwe nza kubaha stories z'urukundo, mbaha vlog, ariko kuri uyu munsi harimo itandukaniro. Kuri uyu munsi tugiye gukora ikiganiro gitandukanye n'ibyo musanzwe mumenyereye, kubera ko ndi kumwe n'umutumirwa. Nazanye umutumirwa tugiye kubana muri iki kiganiro, nabanza nkamuha ikaze. Murakaza neza ku gacano kacu. Murakoze cyane kunyakira kuri channel yanyu. Nabyishimiye. Murakoze Asna. Amazina nitwa Uwase Alia. Nkaba nishimiye kuza hano tukikuganira. Bamwe muri bo bikunde, abandi muri bo bikuremo isomo. So reka ndeke kubatindira. Ibindi murabyumva mu kiganiro mo hagati. Murakoze cyane. Welcome Ali. Nk'uko mwabyumvishe rero, ndi kumwe n'umutumirwa, agiye kudusangiza kuri story y'ubuzima bwe. Ni story iri true story yamubayeho, kandi si we wenyine, ni ibintu bibaho. Hari uwo byabayeho, byakubayeho, byamubayeho, cyangwa se hari n'uwo iyi story iri bufashe ikamurinda kuba byamubaho. Twatangira rero, natangira muri ikaze. Aliya, amakuru y'iminsi muri iyi minsi meza ute? Amakuru ni meza, ameze neza. Kigali imeze neza, iraryoshye, tuvuye mu magare. Cyane zo umva. Ni inkuru imeze nabi. Bimeze neza cyane rwose. Nta nubwo nari nzi ko iminsi biri bukunde ko dukorana. Ntabwo nyine biba byoroshye, ariko Imana iba turi abantu turapanga, Imana igapanga. Niyo mpamvu uyu munsi nyine buriya niwe wari umunsi wo kugira ngo duhure tuganire. Mbanza no kugushimira mbere y'ibindi byose. Wakoze umva kwemera kuza gufatanya nanjye, kuza guha iyi story abanyarwanda, kuba wagira abo nyine ufasha mu buzima, kuko story iteye agahinda. Bari byiza. Hari abo iri bw'inspiring benshi. Wenda nyine ntago abantu bose bumva ibintu kimwe. Hari uwo byabaho ntabyakire, hari uwo wabyakira. So niyo mpamvu umuntu aba agomba gusharinga bikagira uwo bifasha. Anyway, hari n'ushobora kuba ari muri ubwo buzima aka kanya. Don't worry, ntabwo ibyo byose bihora bimeze gutya. Murakoze cyane. Nta nubwo ari wenyine, ntabwo ari wenyine. Kanahumure. Reka tureka kumuhumuriza ataranayumva. Banamungane. Twatangira turi guseka kandi njye numvaga nanarira. Murakoze cyane. Rero inkuru yanjye ngiye kubaganiriza, nayita nk'ihe nkuru koko. Yani story yanjye itangira nkiri umunyeshuri. Nari umunyeshuri niga mu wa gatanu secondaire. Nza gukundana n'umusore. Anyway, nubwo twakundanye by the way. Nari inshuti n'umusore babanaga. Yari boyfriend wanjye. And then biza kurangira boyfriend babanaga. Yashatse ateye undi mukobwa inda. Ubwo urumva yaradufite turi babiri. Dufasha abantu mo hano gutya. Boyfriend, umusore mwakundanaga, yabanaga n'undi musore, babana ari inshuti. Yego, babana mu nzu. Abantu babi Kigali barabizi, babana muri ghetto. Kaba ariko tubibara. Noneho uwitwaga ngo ni boyfriend wanjye aza gutera undi mukobwa inda. Uwo babanaga aza kubimbwira, ariko mu boyfriend wanjye twaravuganaga. Ntago namenye ko yashatse. Yatenda bigoyesha arakomeza abana n'umugore. Iwana twe tuvugana isa keyazima nk'ibisanzwe. Iwana urukundo rushyushye. Biza kurangira mbimenye, birarangira, ariko uwo babanaga biza kurangira ahubwo we ankunda. Undi wabanaga na boyfriend wawe watenda biza kurangira nawe agukunze. Yego. Twe tuvugana nk'ibisanzwe, ariko we ankunda. Ntabizi ko ankunda. Numva nyine ari ibintu biri aho. Nk'inshuti nyine kubera ko mwari inshuti n'ubundi twari inshuti. Biza kurangira bibaho. Noneho biza kurangira ngize nafite ikibazo nibwo urumva nari ndi mu wa gatanu nshaka kuzajya mu wa gatandatu. Urumva kujya mu wa gatandatu nari mfite ikibazo cy'uko irangamuntu yanjye yari ifite udukosa dukeya nshaka kuzadukosoza. Aza kumbwira ko
wa mutipe nyine w'inshuti ya boyfriend wanjye aza kumbwira ko yabimfashamo. uwo musore wabanaga na boyfriend wawe Yego. aba ari kukubwira ko yagufasha gukemura muri Yego, ibibazo by'irangamuntu yego. yego Nzi Kigali ntabwo byari byoroshye, mva mu rugo nk'umuntu ugiye ku ishuri, bakobwa bana bakobwa mujya ku ishuri mugatoroka mukajya gusura abantu mu bageti please, bijya bigenda neza mutazamera nkanjye. Ndi iwacu mu ntara, nzi Kigali gusura umusore muri geto. sorry gato, ibyo byose n'ubundi byabaga boyfriend wawe w'i Kigali, wowe wibera mu ntara? Yes, njye nabaga mu ntara. Ubwo nyine nyuma naje kumenya ko amutipe yashatse n'iki ndamureka. Ubwo nyine ubwo nari inshuti n'uwo ariko tudateretana, ariko ari inshuti yanjye. Ubundi byararangiye naramenye ko afite umugore. Then noneho birarangira nzi Kigali nk'umuntu uvuye ku ishuri, ariko njye mva mu rugo nk'umuntu ugiye ku ishuri, ariko bisuriye ntabwo ninjye ku ishuri, ahubwo nahise nizira Kigali ko yahise nyohereza tike wa mushuti wanjye ngo amfashe. Yego, nzanye n'ibyangombwa, yari yarambwiye ko arafande umupolisi. Noneho ndaza mageze mutipe turafata udupapuro twanjye aduha umuntu babanaga, sinzi umuntu yavuze ntabwo ari ngombwa ko bavuga mu izina uwo mufande. Yego mwihorere. Arabimuhereza, njye nsigarana n'umusore. Kumbi we yari afite target, yari sinabifata gutyo, bari baranshese. Uwo musore uwo ngo waje kugufasha yakubwiye ko ari afande, ahamagara abandi bagenzi we bakorana ngo bagiye kugufasha musigarane, bagiye kwirukanka mu byangombwa byawe, ariko mu by'ukuri nari byo birutse. sorry. Asigewe nyine rumva birarangiye baragenda. Wa musore turasigarana. Noneho akantu nyine kababaje kanagize, rumva ni umwana wo mu ntara kuza Kigali, ntabwo ibintu by'i Kigali nyine ubizi. Arambwira ati rero Kigali twicara dukinze. Bwari ubwa mbere ugeze muri Kigali? Oya, najyaga amazi ariko nje muri famiye, ariko nyine kuvuga ngo nje gusura umuntu, oya nyine bwari ubwa mbere wazaga nyine ni ubwa mbere nari nje nizanye. None arambwira ngo muri Kigali nyine bicara bakinze amazu, kubera ko anytime nyine umuntu yabinjirana. Then noneho ndinjira, arakinga, ajya koga, avuye umusore wawe kwambara happy, ntabwo abikozwa. Ntegereza ko umuntu yambara ngo tugende tujye kureba ibyangombwa, nyine biranga. Bitangiyemo nyine, namwe murabyumva, abasore n'inkumi batangiye gukirana, shaka kunkoresha kuri ko turyamana. Birangira dusa nkaho tutaryamanye neza, ariko mbibara bitewe n'uko twarwanaga. Ariko aho icyo gihe navuye aho ntwite. Yagufashe ku ngufu muri make, ahita agutera n'inda. Mfata ku ngufu, antera inda, ndataha. Ngera mu rugo, urumva bya byangombwa byanzanye ntabyo nyuye, mbese ntwaye inda. Ariko ntabwo wese umenya ko wasanze? Nahise ntaha nyine, urumva ni n'ubwa mbere nari nkoze n'ibyo bintu. Ntabwo mu buzima bwanjye nari narigeze mpura n'umusore nyine ndyamana n'igitsina gabo. Ubwa mbere nari mbikoze n'iki, ntabwo nari nzi ngo bigenze bite ubundi muri make. Ndataha, ntabwo nesipekitingaga ko naba nk'isi ibyo gutwita, ntabwo nari mbizi. Nta nubwo wigeze ubitekereza? No mu byo natekereje ibyo nta birimo, ahubwo nari mbabajwe n'uko nyine yanyangije. Ndataha, njya mu rugo, ndarwara ko simenya ibyo ari byo. Ndimaze kugera nk'amezi 2 nyine mpora kwa muganga, nibwo naje kumenya ko ntwite. Ko ndifite amezi 2? Nyine narabuze imihango, nkajya mbiganiriza, nza kubiganiriza inshuti yanjye imwe, ndambwira ngo bijya bibaho, ariko nyuma ngiye kwa muganga bambwira ko ntwite. Nyine ntabwo biba byoroshye, urumva kutwita ku muntu mutanakundanye, kubyakira nyine bimbera ibintu bikomeye cyane. Birarangira nyine mbaho, ariko umusore we kubera ko yari tagetiye, yari afite tageti n'ubundi yo kuntera inda, we yarabizi. Urumva we ni ikintu yari yaragambiriye, ntabwo byamugwiririye muri make. Ntabwo byamugwiririye, ni ibintu we yari yarapanze. Birangira koko ibyo yagambiriye bigezeho.
umva none se kambanze nkubazeho gato uwo musore wa wundi wari boyfriend wawe wa mbere sibyo akibana n'uwo nguwo wagukoreye ibyo bintu navuga ni ibyamfura mbi cyane wajya kubona nyine agufiteho crush ari ukuntu nk'umusore aba agufiteho crush ukabibona even yaba abana na boyfriend cyangwa yaba ari inshuti yiwe akaba agufitiye santima nyine ukabibona ibyo bintu wajya kubimubonaho rero nabonaga ari nk'ubucuti busanzwe ko najyaga nyine twisanzura nyine tugaseka tugatera story ariko ibyo kuba yaba imfitiye crush ntabyo nabonaga nyine wabonaga ari umushuti nyine nabonaga bisanzwe nk'uko ari inshuti na boyfriend wawe yes nyine mbona nta n'ikintu cyava hagati yanjye nawe naranamupingaga cyane narabimwerekaga naramupingaga pe nawe yarabibonaga ko niyo twaganiraga najyaga mubwira weshe muri abo basore badereta n'uwo none se ngarutse inyuma gato ubwo boyfriend wawe yateraga inda undi mukobwa niwe wakwihamagariye kuko yarabanje arabiguhisha arakomeza aragutera yarabimishe kuko naje ninjye wamwihamagariye yaramaze no kubyara niwe wakwibwire ko yateye inda ni wa muhungu babanaga uwo wamfashe ku ngufu niwe waje kumbwira ko yateye inda anabana n'umugore mu nzu ikigaragara cyarakurwaye kuva na mbere yego urumva we rero yari yarambitse muri make nyine ibyo yakoze yari yarabigambiriye ntabwo ari ibintu byamutunguye yego shasori ni ukuri nuko katugaruke aho ngaho ukimara kumenya ko utwite urumva nimara kumenya ko mwite byari ibintu bikomeye cyane ntabwo byari byoroshye noneho mama wanjye ukuntu yajyaga ambwira mu rugo wasazanye bavuga ati utwara inda tukwica noneho mama wanjye yajyaga ambwira ko nintwara inda azansera icupa nkipfira musaza wanjye bati nzakwiyicira tuzagushyingura nta n'umuntu uzamenya ko wapfuye tuzavuga ko twakubuze ni ikintu kiba gikomeye cyane ku babyeyi ubu nyine buranyica noneho ariko njyewe umuhungu nyine ahita ambwira ngo ikintu kiro tubane wundi wo gutera inda yego noneho kubana nyine mbere numvaga kubana n'umugabo nyine banza kubyanga reka ngaruke inyuma gato wari ufite n'imyaka ingahe mfite imyaka 19 mfite imyaka 19 ubwo ngo rero kubana n'umugabo nyine biranga ariko nyine nyine nkumva ko nari mfite inzozi zo kwiga nkasoza ishuri nyine nkaziga nkasoza na kaminuza nyine numva nyine ntabwo byoroshye nyuma rero biza kurangira nemeye kubana nawe ndaza turabana ariko nubwo twabanye igihe gito ijoro rya mbere ndara mu nzu ye nibwo namenye ko atari umupolisi yari yarakubesha ibintu byose yakubwira nyine ubuzima bwe bwose bwari scam kuri njyewe kuko nta kintu cy'ukuri yari yarambwiye cy'ubuzima bwe urumva ageze kumfata ku ngufu aransikamiza mbeshya akazi tukimarana iminsi tumaranye nk'ibyumweru nka 3 aza akazi ke karahagarara kuko yari asanzwe akora kiwe gasanzwe nyine urumva akazi yari afite ke apana akazi kandi ibyo byakubeshe byinshi noneho akazi ke kamaze guhagarara njya kuba kwa mama we urumva ubwo kwa mama we nagiyeyo mfite inda y'amezi nka 3 urumva kuko naje mfite inda y'amezi 2 ashyira 3 noneho njya kubana na mama we mu buzima utoroshye ku muntu utwite gutwita ukajya kubana nyine na nyoko bukwe ntabwo biba byoroshye turabana ndabyara nyine mu buzima bugoye cyane biza kuba ngombwa ngaruka i Kigali ubwo mama we nyine yabaga mu cyaro ngaruka i Kigali ndongera mbana n'umugabo inshuti zanjye nimubwira ndaza turabana mu buzima bugoye ari umugabo nibura hari ukuntu ubana n'umugabo mu bukene ariko nyine
mubukundaniyemo ari nyine musharinga, urumva ni umuntu ntari narigeze nkunda, ariko n'utu n'ukuntu twari tugenda tubana ngenda mukunda gake gake, then noneho akaba ari umugabo nshuti bakobwa, umugabo udufaranga twose abonye akatujyana mu Rusimbi kugira ngo azangurire n'amata y'umwana. Ndi ibibazo mu buzima bugoye, rero mfite inshuti yanjye twasaga nk'abahuje ubuzima, bakajya bamusigira 500, nanjye bansigiye 500. uwo mushuti wawe ari ugufasha ku mafaranga yiwe bamuhaye? Bamusigiye nk'amafaranga nyine, noneho tugasharinga nyine, tukajyana, wenda nkagenda nkagura nk'agafu k'agakoma, ndabyibuka najyaga ngenda nkajya ku isoko bakamvangira 5, najyanye igiceri c'150 bakamvangira isukari n'ifu y'igikoma kugira ngo bihure na 200. Bagafata agasukari gakeya n'agafu k'igikoma gakeya bakavanga, nkabijyana nkajya no kugura amakara y'100, y'50 se, nkagenda ubwo ako gakoma nagateka, noneho n'umukonsa, inzara, noneho umugabo kwishyura inzu ari ibibazo, buri munsi bahora badusohora mu nzu, nta nzu twabagamo ngo nyine dusohokemo kuko twimutse, twabaga mu nzu, amezi twinjiyemo twishyuye yashiramo bakadusohora gutyo nyine. Mu buzima bubi, umugabo w'umugome nyine pe, ntabwo namubeshyera ngo yarankubitaga, oya, wa mugabo nyine ukumunga nyine, mwembi babiri akakumungiramo imbere mu nzu, abareba hanze nyine bakabona n'umwana afite ari inosa. Umwana wanjye amaze kugira, ubwo nyine mba muri ubwo buzima bwo gusitaragoringa, mbona nari injiji yindi itazi no kwambutsa umuhanda muri ino Kigali, biza kuba ngombwa, mbona nyine ntazabishobora, nkajya ngenda nsaba akazi mu muhanda, n'umwana w'uruhinja, n'umwana mutoya n'inzara, nza kubona akazi ko muri resitora k'ubuseriveri, baduhemba 20,000 bakadukata 2,000 ngo by'ibikoresho, ubwo ni 18,000. 18 mwakiraga mu ntoki? Baduhembaga 18 ku kwezi. Rero gukora 18,000 ugahemba umukozi, ugahaha mu rugo, umugabo we yajyaga ku kazi pe, ariko igihe cyo guhembwa cyagera ntumenya amafaranga ntabwo wayabonaga, noneho kugira ngo azangure na pade bikomeye, kandi ufite gushaka koko umukozi uzasigira umwana kugira ujye gukora muri resitora, biza kwigwa birangira umwana wanjye mushyiriye mama wanjye umbyara. Mama aramumfasha, nyine kugira ngo nze nyine nshaka ubuzima. N'ubundi wa mugabo ntahinduke, ni wa mugabo ushaka kugenda akamara iminsi 3-4 n'utwo nakoreye akatujyana. Ndabyibuka igihe kimwe narakoze sevingi, bazi gukora 18,000 ugasevinga ukageza ku 70,000, kandi unagiye icyo ukeneraho nk'umwana w'umukobwa wanamunganye, niba atarakugurira agapadi wagombaga kuyigura. Yego, amavuta yo kwisiga, urumva ntabwo wajyaga mu kazi k'abandi, ntabwo ndasevinga mfite 70,000. Ndabyibuka iyo nzu twabagamo twe tugezemo amezi 4 tutarayishyura. Nyirinzu arambwira ati, noneho wowe aho kugira ngo uyampe, genda mushakemo indi nzu. Amafaranga y'umugabo yarayibye. Bya 70,000 byawe wisevingiye, nyirinzu yakugiriyeho impuhwe akavuga ati, aho kugira ngo unyishure wenda n'abasorere, kagenda uyashakemo indi nzu ku ruhande. Yarayatwaye, amara iminsi 3 ntarongera kumubona. Numvise none mfungiye amaferi, numva birancanze, ubuzima buranga, numva ngiye kwiyahura neza nyine, urumva ntabwo natekereje nyine ibintu byinshi. Ewana, umugabo namubonye ku munsi wa 3, nta n'ijana wamubaza. Ntabwo wamuhamagaraga se? Telefone yari yayikuyeho, nta muntu n'uyu n'umwe uzi ahantu ari, n'ahantu akorera hose ukajyayo ukamubura. Yego, ku munsi wa 3 nibwo nagiye, nahamagawe na nimero ntazi, nyuma nyihamagara ambwira ngo niwe wari wanshatseho.
njya ku kazi